ni inzozi zigera muri 6 nabashije gukusanya zijyanye no kurota uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ese urose izo nzozi wabyitwaramo gute? Zisobanuye iki? Nyinshi nizo ngiye kubasobanurira. Okay. Reka dutangirane n'inzozi za mbere. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi. Ukajya ukabona mu nzozi urimo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se uri gukora sex n'umuntu utazi. Ahangaha icyo ubushakashatsi bugaragaza cyangwa se uko abahanga bigaragaza cyangwa se impuguke mu by'inzozi bisobanuye inyota ufite yo kugerageza ibishya cyangwa kumenya ibintu wowe bikurimo utari usanzwe uzi. Ndakeka murazumvise. Ahangaha bisobanuye kugira inyota zo kugerageza kumenya ibintu bishyashya. Mbese kwa kundi umuntu bavuga ngo uyu muntu akunda udushya, akunda kumenya ibintu mbese agahora afite inyota yo kumenya ibintu bishyashya ndetse no kwivumbura n'impano ziri muri we. Niki izi nzozi zisobanuye. Nuzirota rero uzamenye ko icyo gihe ari cyo urimo, uri mu gihe cyo kumenya ibintu bishya cyangwa se cyo kuvumbura ibintu bishya muri wowe. Niki izi nzozi zisobanuye. Twagiye ku nzozi za kabiri. Inzozi za kabiri ni ukurota ukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwakundanaga kera, uwo twita ngo ni ex wawe. Gukora imibonano n'umwex wawe rero bisobanuye ko hari bitagifite umumaro mu buzima bwawe, ariko bigakomeza bigenda bikwafekita, bigenda bigaruka bikaba bitagifite ibisobanuro muri wowe, cyangwa se akaba ari nk'amateka yahahise ariko agenda agaruka. Nurota izi nzozi rero uzatekereze kuri icyo kintu. Bivuze ngo urashobora kuzaba hari nk'ibintu byakubayeho, hari nk'umuntu waguhemukiye, hari nk'umuntu wenda mwakundanye n'urugero akaguhemukira mugatandukana nabi. Nurota izi nzozi uri gukora sex na ex wawe uzamenye ko ari ibyabaye birimo bigenda bigaruka, ariko bivuze ngo biracyakwafekita, ntabwo birarangira. Izo ni inzozi za kabiri. Inzozi za gatatu ni ukurota ukora sex n'inshuti yawe ya hafi. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wawe wa hafi. Umuntu wa hafi bivuze ngo ushaka kurota uyikorana n'umuvandimwe wawe, inshuti yawe se itari umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ukarota ukora imibonano mpuzabitsina nawe. Ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko bisobanuye umubano ukomeye hagati yawe n'uwo muntu warose, cyangwa se umubano ukomeye. Hari abantu barota inzozi, mbabwira akantu, hari abantu kugira ngo ibintu muze murabisobanukirwa, hari abantu barota inzozi umuntu yabonye akaba ari uwo nguwo bidasubirwaho. Hari n'umuntu urota inzozi zikaba ari sembole y'undi muntu. Wenda nk'urugero nkarota wenda nka Peter cyangwa se Pierre, nkamurota mu nzozi, no kumva uwo Peter ndose ntabwo ari we, ahubwo n'undi muntu ndose, ariko waje muri sembole yande, waje mu ishusho ya Peter. Bivuze ngo kurota ukora sex n'umuntu w'umuvandimwe, w'umuntu w'inshuti yawe, bivuze ngo hari undi muntu biri gusobanura ubucuti bwawe nawe, bitewe n'uko usanzwe urota inzozi. Niba urota inzozi umuntu urose akaba ari uwo nguwo, bivuze ngo uwo muntu bisobanuye ko ari ubucuti buri hagati yawe nawe bukomeye. Bisobanuye ni ikimenyetso cy'ubucuti bukomeye hagati yawe n'iyo nshuti yawe cyangwa se n'uwo muntu wawe wa hafi. Ikindi bisobanuye bishobora kuba byasobanura kuba ushaka kugira bimwe
mu biranga uwo muntu afite. Urugero niba akunda gukina basket nawe ukumva ushaka gukina basket, niba akunda gukina volleyball nawe ukumva ukeneye gukina volleyball, bivuze ngo hari bimwe akunda cyangwa se hari ibintu bimwe akunda nawe ushaka kugira ute, ushaka gukunda. Nk'uko nabibabwiye, biterwa n'uko urota inzozi. Ushobora kurota inzozi umuntu urose bikaba ari ibyo ngibyo, akaba ari ngo adahinduka, cyangwa se ukaba urota inzozi wowe umuntu warose ntaba ari we, ahubwo uwo muntu akaba ari ikimenyetso cy'undi muntu wowe washakaga kurota. Bivuze ngo nurota izi nzozi uzahita ukura mu ntekerezo zawe niba hari umuntu mufitanye ubushuti, cyangwa se niba ari uwo muntu byanyabyo utajya kuri inzozi warose, ngo bivuze ngo uwo muntu muzaba mugiye kugira ubumwe, muzaba mufitanye ubumwe bukomeye. Ikindi cyangwa se ukaba ukeneye kwigana imico ye cyangwa se imyitwarire ye muri rusange. Icya kane, kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umusitari. Akaba ari umusitari ufana cyane ku rwego rwo hejuru, kurota ukora imibonano mpuzabitsina nawe, cyangwa se niba utamufana akaba ari umusitari uzwi wenda mu gihugu, ni urugero, cyangwa se akaba azwi kuri social media, akaba azwi, mbese azwi mu bantu benshi. Kurota ukora sex nawe rero icyo bisobanuye, bisobanuye inyota yo kugira izina, wowe kugira izina rye, niyo ngo ukumva uba uri wa muntu ufite ishaka ryo kugira iki, ryo kugira izina nawe, kubaka izina. Alright, niyo ngo ufite ishaka ryo kubaka izina. Nurota izi nzozi uzamenye ko ari byo bihe urimo, ibihe byo kugira izina, cyangwa se ibihe byo kwitwara nk'uwo musitari, ibihe byo kumera nk'uwo musitari. Nawe ukeneye kwamamara, niyo ngo uri mu bihe byo gushaka kwamamara. Yego, icyo kirumvikanye. Gatanu, kurota usambanywa n'umuntu utazi. Niyo ngo kurota usambanywa n'umuntu utazi, mbese ubwo ni gufatwa ku ngufu. Usambanywa n'umuntu utazi, kuko umuntu utazi ntabwo agusambanya mwabyumvikanye, bivuze ngo ari kugusambanya, urose ari kugusambanya ariko ntumuzi. Yego, ibi bisobanuye iki rero? Ibi bisobanuye ubwigunge. Bisobanuye ubwigunge, icyo ni kimwe. Bishobora kuba byanasobanura ko bishobora kuba byasobanura ko unahuzagurika mu buzima busanzwe. Icya mbere bisobanura ubwigunge, cyangwa se kuba uri mu bwigunge. Ikindi bikaba byasobanura ko uhuzagurika mu buzima busanzwe no mu byemezo ufata bya buri munsi. Nurota izi nzozi uzarebera aho hantu ubihindure. Icya gatandatu, kurota usambanya umuntu utazi. Noneho izi tuvuyeho zitandukanye n'izi ngizi. Izi tuvuyeho ni ukurota usambanywa n'umuntu utazi, aribyo bisobanuye ubwigunge no guhuzagurika mu byemezo bimwe na bimwe ufata mu buzima busanzwe. None izi zikurikiyeho ni ukurota usambanya umuntu utazi. Bisobanuye rero, bisobanuye guharanira kugira ishyaka ryo kugenzura cyangwa gushaka kwemezwa. Niyo ngo bisobanuye ishyaka ryo kugenzura, bivuze ngo wifitemo ishyaka ryo kugenzura ibintu. Niba wenda hari nk'imitungo ufite, kumva ufite ishyaka ryo kubigenzura, nta wundi muntu ushyizemo ngo agire ute abikugenzurire, cyangwa se bikaba byasobanura ko ukeneye kwemezwa. Barakubwira ati ibintu n'ibi ngibi bikora gutya, cyangwa se aha ntihemerewe kurengwa, cyangwa se ntibaharenga, ukeneye kwemezwa kuko niba aho hantu bataharenga. Yego, urumva ufite ijeke muri wowe. Urumva
ubwo ufite ijeke muri wowe. So izi zari inzozi esheshatu nabateguriye kuri iki kiganiro kijyanye n'inzozi zo kurota uri mu gikorwa cya sex. Ikindi kiganiro cyo kizakora icyo kijyanye n'inzozi, nzakomeza icya karindwi, icya munani. Buri video nzajya mbakorera inzozi esheshatu zijyanye na sex, none n'ibindi nzajya mbona bijyanye n'inzozi nabyo nzajya mbibahereza, namwe mumenye utuntu n'utundi. Ndabakunda rero, umusanzu nabasaba mukore subscribe, mukandi na like, muzajye mureba ikiganiro mukirangize mumenye byinshi, kuko icyo mba navuze bwa mbere ntabwo aricyo nsorezaho, icyo mba navuze bwa gatatu ntabwo aricyo nsubiramo. Niba mvuze ngo ni inzozi esheshatu zijyanye no kurota gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo ziba zivuze ikintu kimwe. Turota buri joro ariko tukayoberwa ubwiru bw'izo nzozi. Ubwo rero muzajye mukora subscribe, munasharinge ku bandi kugira ngo nabo babashe kumenya ubwiru bw'inzozi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ukeneye kudushyigikira, support nazo zazikenewe, wakandika muri comment uti nkeneye kubaha support, mpita nimero ya telefone ukampamagara tukaganira. Cyangwa se haba hari inzozi warose utasobanukiwe, ukanyandikira ukandika muri comment uti izi nzozi zisobanuye iki. Ngicyo nkora mpita nkusubiza, cyangwa se nkaguhamagara nkabigusobanurira kuri telefone. Ndabakunda cyane. Inzozi nakagaruka buri munsi pe, buri munsi nzajya mbagezaho inzozi buri munsi. Mwebwe muzajyemo umusada wo kubireba gusa, nta kindi. Buri munsi nzajya mbagezaho inzozi, kandi ndabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao.